Amazina yanjye nitwa Nzabashimana Jackson, nkaba ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR. Dushimiye Imana kandi nanone yongeye kutwemerera ngo tuganire ijambo ryayo. Imana ishimwe. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye Mana isumba byose, turagushimira ko watanze Kristo Yesu kugira ngo twebwe abari mu bubata bwa Satani tubaturwe, none ntitukiri imbata. Turagushimira ko ahubwo watugize imbata zawe, kandi turagushimira Yesu ko waje kudushaka tutagushaka, ariko kuko wabishatse abakwemereye imitima yabo uhindura ubuturo bwawe. Nuko n'uyu munsi turasenze kandi aka kanya turagusabye kugira ngo n'ubundi ibyo ushaka bari byo biba. Tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya mbere, duhere ku murongo waho wa 6. Aravuze ngo nuko Salomo aherako ajya ku cyotero cy'umuringa imbere y'Uwiteka cyabaga mu ihema ry'ibonaniro, agitambiraho ibitambo byoswa 1000. Mu ijoro ry'uwo munsi Imana ibonekera Salomo, iramubwira ati nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo asubiza Uwiteka ati wagiriye data Dawidi imbabazi nyinshi, ungira umwami mu cyimbo cye. None Uwiteka Mana, isezerano wasezeranije data Dawidi rikomezwe, kuko ungize umwami w'abantu bangana n'umukungugu w'isi ubwinshi. Nuko rero none ndagusaba kumpa ubwenge n'ubuhanga, kugira ngo ntambagire igihugu cyanjye niyereke abantu. Ninde wabasha gucira imanza abantu bawe bangana batyo? Dusome no mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere n'umurongo waho wa 5. Aravuze ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana, iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo nayahaye umutwe uvuga ngo ubwenge bw'Imana nibwo butunzi nyabutunzi. Uyu mugaragu w'Imana Salomo, Bibiliya itwereka neza yuko Dawidi ise amaze gupfa, cyangwa mbere yuko apfa, yamusigiye umurage, yamuhaye inshingano. Hari ibintu bitatu yamubwiye, ngira ngo mbivugeho nihuta. Yaramubwiye icya mbere, yaramubwiye ngo ni wowe ukwiye kubakira Uwiteka ubuturo. Amubwira ikindi kintu cya kabiri, aramubwira ngo umenye Imana ya so. Ikindi kintu cya gatatu yaramubwiye ngo ujye abari ukorera. Ise Dawidi aratanga, Salomo asigara ku ngoma. Ariko ise Dawidi nubwo yari umutunzi, afite ubutunzi bwinshi kandi akomeye, Salomo ntabwo yagendeye kuri ubwo butunzi, ntabwo yitaye kuri ubwo butunzi. Ahubwo yamenye ko muri we afite igihe kirekire ari ku ngoma, kandi amenya yuko agiye kuyobora ubwoko bwa Isiraheli, ubwoko bukomeye. Yigira inama muri we yo kubanza mbere na mbere gushaka Uwiteka. Yakoze iki? Bibiliya ivuga neza yuko yatoranije abakomeye, abatware b'ibihumbi, ndetse n'abakomeye bose bo mu Isiraheli, ngo bazamukana umusozi witwa Gibeyoni. Aho ngaho ngo niho habaga ihema ry'ibonaniro, kuko twabisomye ngo mu ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramugenderera nyuma yo kuhatamba ibitambo 1000. Imana iramubwira ngo noneho nsaba icyo ushaka. Ariko Salomo ntabwo yigeze asaba ikindi, ahubwo yasabye Uwiteka ubwenge n'ubuhanga, kuko yari amenye neza yuko agiye gukora inshingano, cyangwa se ahawe inshingano ikomeye, inshingano yo gucira ubwoko bwa Isiraheli imanza. Kandi wibuke ko Ise yari yaramubwiye ngo niba ukwiriye kubakira Uwiteka ubuturo. Ikindi yari yaramubwiye, aramubwira ngo ajye amenya Imana ya se. Ikindi yari yaramubwiye ngo ajye abariyo akorera. Salomo asanga nta kindi kizamushoboza,
uretse gusaba Uwiteka ubwenge kandi agasaba n'ubuhanga. Bene data, ndashaka kuvuga iki nihuse natinze kuri aya magambo. N'iki Imana ishaka kuvugana nanjye, n'iki Imana ishaka kuvugana nawe muri iki gihe. Mu nyemerere dufate Bibiliya, igaragara neza yuko iri sezerano rya mbere, isezerano rya kera, cyari igicucu cy'isezerano rishya. Bishatse kuvuga iki kuri twebwe abizera muri iki gihe? Dawidi twamugereranya na Kristo, cyangwa se Kristo twamugereranya na Dawidi. Nubwo Dawidi yakoze ibyaha, ariko Kristo nta cyaha yakoze. Noneho Salomo twamugereranya natwe abizera. Kristo ni umwami w'ibihe byose. Abizera turi abana b'umwami, ariko kandi turi n'abami n'ibikomangoma. Bibiliya igaragaza neza yuko turi abami tukaba n'abatambyi. Kandi Kristo hari ibintu bine yadusigiye, hari umurage. Ibintu bine Kristo yasigiye abizera nibyo ngira ngo ngarukeho. Icya mbere Kristo yadusigiye, Kristo yatugize abami, atugira n'abatambyi nk'uko nabivuze. Ikindi kintu cya kabiri, Kristo yadusigiye ubugingo. Ikindi kintu cya gatatu, Kristo yadusigiye igihe, yaduhaye igihe. Byanga bikunda ukwiriye kubimenya, ukamenya ko Kristo yaguhaye igihe. Kristo yakugize umwami n'umutambyi. Kristo aguha ubugingo. Kristo aguha igihe. Ikindi kintu Kristo yadusigiye ni intambara. Yadusize mu ntambara. Nibyo koko twahindutse abami n'abatambyi, duhabwa ubugingo, duhabwa igihe, ariko Kristo yadusize no mu ntambara. Bibiliya irabigaragaza. Bibiliya iravuga ngo ibuka isengesho Kristo yasenze mbere yuko agenda. Aravuga ngo data, abangaba singusabye kubakura mu isi, ahubwo yibarindiremo. Kristo wibuke ko yadupfiriye kugira ngo tubone ubugingo. Twebwe abari bapfuye duhabwa ubugingo buzima. Ni koko twaratsindishirijwe, twahawe ubugingo, ariko twasigaye mu ntambara yo kurinda uko gutsindishirizwa. Twasigaye mu ntambara yo kurinda ubwo bugingo. Hari ikintu Kristo rero yakoze atigeze akorera abandi. Abizera yabasigiye ubugingo, ariko abasiga mu ntambara, abasigira igihe, abasigira n'ubuyobozi. Ubwami n'ubutambyi, uri umuyobozi w'ubugingo bwawe. Ukuntu uyobora ubugingo bwawe rero nibwo buzakugeza ku Mana, cyangwa se bukakujyana muri Gehinomu. Navuze ngo umutwe w'aya magambo uravuga ngo ubwenge bw'Imana nibwo butunzi buruta ubundi butunzi. Bene data, nagira ngo mbibutse, hari abantu bagiye bagira ubwenge muri Bibiliya, ubwenge bw'Imana tutaretse twirengagije n'uyu Salomo. Hari abantu bagiye bagira ubwenge, cyangwa se bagiye babubura, ababuze wenda bari bomperaho. Ngira ngo muribuka nk'umugabo witwa Nabali. Nabali yabuze ubwenge, ariko umugore we kuko yabugize arokora ubugingo bwe. Wibuke ko Dawidi yari yamaramaje kurimbura Nabali n'umuryango we, ariko kubwo uyu mugore yagize ubwenge, umuryango wa Nabali ubaho. Navuga umusore witwa Samson. Samson yabuze ubwenge. Ngira ngo murabizi ingaruka zamubayeho, yakuyeho kurogorwa amaso. Nagira ngo mwibutse undi muntu wagize ubwenge, uyu mukobwa w'umugabo witwa Yefuta. Yagize ubwenge ubwo Yefuta yari yamaze guhiga, aravuga ngo Uwiteka nungabize abanzi banjye, ngatabarukana amahoro, ikizasohoka mu rugo rwanjye bwa mbere nicyo nzagutura. Ariko Yefuta atungurwa no kubona umukobwa we w'imfura ari we yari afite asohotse mu nzu. Nta kundi yari kubigenza, yari guhigura umuhigo yahize. Ariko uyu mukobwa kuko yagize ubwenge, ntabwo yikanashuye ngo avuge ngo data ibyo yakoze ni ibiki, ahubwo yaramusabye ngo nyemerera njye kuririra ubukumi bwanjye. Bene data, ubwenge bw'Imana ubufite burokora ubugingo bwe. Umuntu ubuze ubwenge bw'Imana, ubugingo bwe burazimira. Ndashaka kubabwira iki. Yakobo yaranditse igice cya gatatu n'umurongo wa 13, aravuga ngo ninde muri mwe ufite ubwenge n'ubuhanga, aravuga ngo nabyerekanishe ingeso ze nziza, ngo yerekanishe ingeso ze nziza imirimo ye. Kandi reka mbabwire bene data, Bibiliya ubishatse kuvuga ko ubwenge ntibumenyerwa ku magambo umuntu avuga, ubwenge ntibumenye ku ntambuko y'umuntu, ahubwo ubwenge bumenyerwa ku mirimo. Nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi
uyu munsi twitegura kwinjira muri uyu mwaka, nagira ngo nkubwire ngo ushake ubwenge bw'Imana, kuko ubu ufite burokora ubugingo bwe, ariko ububuza ubugingo bwe burazimira. Bene data, niwumva icyo Imana ikubwira uyu munsi, shaka ubwenge bw'Imana. Dore Salomo yigira inama yo gusenga. Nagira ngo nkubwire wowe wasenga gushimikire, ariko nawe udasenga wige gusenga Imana, kuko igihe kije kandi gisohoye ubwo umuntu uzagira ubwenge bw'Imana ari buzarokora ubugingo bwe, naho utabufite ubugingo bwe bukazimira. Twabonye benshi bagiye bagira ubwenge bwabo burabakiza, ariko twabonye n'abandi babubuze ubugingo bwabo burazimira. Nagira ngo nkubwire ubwenge bw'Imana burokora ubugingo bw'ubufite, naho ubujiji cyangwa ubugoryi burahubu ufite. Nanone gira ubwenge bw'Imana. Imana nikigushakaho muri iri joro ry'uyu munsi tugitangira uyu mwaka, twinjira muri uyu mwaka, nagira ngo nkubwire ngo usenga Imana, ntusenga amasengesho y'umunsi umwe ngo nurangiza urakira ngo Imana yakumvise. Nibyo koko yakumvise, ariko ushimikire. Dore Salomo yatambye 1000. Mwene data, nturambirwe. Nibasengaga 3 wongera 6, nibasengaga 6 ugenda wongeraho, ntibibe umunsi 2, ntibibe amezi 2, ahubwo uyu mwaka ushimikire. Wowe wasengaga ni wowe mbwira, ariko nawe utasengaga ndakubwira ngo winjire mu bihe byo gusenga, witoze gusenga, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye ngo abafite ubwenge bw'Imana abari barokora ubugingo bwabo, ariko abatabufite ubugingo bwabo burazimiye. Nimwegere Imana. Bibiliya iravuze ngo ninde ufite ubwenge kandi akagira ubuhanga, aravuga ngo niyerekanishi ingeso ze nziza imirimo ye. Nagira ngo mbabwire ngo kandi afite ubugwaneza n'ubwenge. Ubwenge ntibumenyerwa kugenda, ubwenge ntibumenyerwa ku magambo uvuga, ahubwo igihe kigiye kugera ubwenge bw'Imana ufite bukagaragarira ku mirimo ikora. Imirimo ukora ari izagaragaza ko ufite ubwenge bw'Imana. Ntabwo amasengesho usenga hari azagaragaza ko ufite ubwenge bw'Imana, ntabwo inzira unyuramo hari izagaragaza ko ufite ubwenge bw'Imana, ahubwo imirimo yawe ntizagaragaza ko ufite ubwenge bw'Imana. Imana iduhana umugisha. Nagira ngo dusenge tudatinze, ariko nongera ndakubwira nkwihanangiriza ngo ushake ubwenge bw'Imana. Bibiliya yavuze ngo niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, nabusaba Imana ngo itimana itishama kandi azabuhabwa. Bene data, nimureke twinjira muri uyu mwaka, twinjire mu bihe byo gusenga. We wasengaga agira ibihe byo gusenga, nawe utasengaga egera Imana nk'uko Salomo yabigenje, akirengagiza ubutunzi, ariko Uwiteka akavuga ngo ubwo utansabye ibindi, ubu bwenge n'ubuhanga usabye nabiguhaye. Kandi niko ko Salomo yarabuhawe. Soma Bibiliya neza. Nabanje gushaka Salomo bamukurikiyeho ubwenge, bumvise basanze inkuru bamuvugaho ari impamo. Bene data, nagira ngo nkubwire uko ugiye kugaragara mu minsi igiye kuza, niko kuzagaragara ko wasenze. Kandi gusenga kwawe ntusenga nk'upfa gusenga, ahubwo usenga Imana usaba ubwenge bw'Imana burokora ubugingo bw'umuntu bufite, ariko ububuze ujya buzimiza ubugingo bwe. Uramenye utazimira. Dore igihe kirakomeye. Twinjira muri uyu mwaka, ni umwaka uzaba woroshye ahari, cyangwa se ni umwaka uzaba ukomeye. Ibyo bizwi yaduhanze, ariko nagira ngo nkubwire ngo saba ubwenge bw'Imana. Shaka ubwenge bw'Imana burokora ubugingo bwawe, ariko nubura ubwenge. Bibiliya igaragaza neza mu migani ko n'Imana itajya yishimira ikigoryi. Ikigoryi kigenda uko gishaka, ikigoryi gikora ibyo gishaka, ikigoryi kivuga ibyo gishaka. Ariko nagusabye ngo wirinde, ahubwo wegere Imana mu bihe byo gusenga. Ibyo wagiraga urusheho, ariko isaba ubwenge, kuko ijambo ryatubwiye ngo Imana irabutanga kandi buha abantu bose, ngo ntiyimana ntiyishama, ntawe ineguriza izuru. Ube muremure ube mugufi, uko ungana kose saba Imana ubwenge. Imana iguha ubwenge kandi izabuguha. Nukuri nagira ngo dusenge. Data wa twese udukunda, Mana ya Aburahamu, wera wa
y'Abayisiraheli, Mana itwitaho, Mana nyamana Elishadayi, turagushimiye ko waturinze 2020, ariko dore muri iri joro ry'uyu munsi tugiye kwinjira mu mwaka mushya. None turakwinginze Uwiteka, kuko wagiye abasogokuruza ubwenge, natwe b'iki gihe abana bawe, abo wahinduye abami, abo wahinduye abatambyi, abo wasigiye isezerano ry'ubugingo, turagusabye kugira ngo muri iki gihe uduhe n'ubwenge, kugira ngo ubugingo waduhaye tubashe kubugundira, kandi tuzabugeze iwawe, turindire mu ntambara. Nuko turakwinginze kugira ngo umuntu wese, yaba umugabo, murinde kuba nka Nabali mu izina rya Yesu, ahubwo bagire nka Salomo. Ababyeyi ubahe kugira ubwenge kubw'uyu mubyeyi, uyu mugore wa Nabali wagize ubwenge akarokora umuryango we. Turakwinginze ngo abasore turinde kuba nka Samusoni, abakobwa ubahe ubwenge Mana, ubahe ubwenge kubw'uyu mukobwa wa Yefuta. Urakoze, ndagushimiye Mana, kandi nguhaye icyubahiro. Erega n'ukuri uri Imana agira ibihe, kandi ingoma yawe izahoraho, ntizigera ihanguka. Sengera abizera, sengera abatarizera, muri iki gihe kije kizaba cyoroshye kuri bamwe, abandi kikabakomerera. Ariko Uwiteka, turakwinginze ngo ubugingo bwacu uduhe ubwenge tubashe kuburinda. Tubisabye twizeye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.